Muraho neza bavandimwe namwe inshuti mukurikira Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gikomeje guteza impaka nyinshi cyane cyane ku bagabo. Abantu benshi bakomeje kutwandikira bagira bati ese koko sauna yangiza intangangabo ku bagabo? Ese ishobora gutuma umuntu agira ubushobozi bukeya bwo kuba yatera inda, cyangwa mu by'ukuri yaba ari amagambo abantu bivugira gusa? Iki ni ikibazo gikomeye kuko gifitanye isano n'ubuzima bw'umugabo, urubyaro n'ejo hazaza h'umuryango. Muri iyi video rero tugiye kuvuga ukuri kose dushingiye ku bumenyi bw'ubuvuzi ndetse n'imikorere y'umubiri. Gusa ibi byose tukubwira bigamije ubumenyi rusange, ntibisimbura inama cyangwa se icyemezo cya muganga. Hagati aho byaragaragaye ko abarenga 81% mu badukurikira batari bakanda subscribe. Niyo mpamvu rero ngusabye gukanda subscribe, ukanafungura n'inzogera, ukanakanda like, kuko ibyo ngibyo nibyo bituma YouTube channel yacu ikomeza kuzamuka ndetse bikajya binagufasha guhita ubona video zacu zose dukoze dushyizeho ako kanya. Ikindi kintu ku byo ndi buvuge byose, nugira ikibazo cyandika muri comment ndagusubiza. Niba hari n'icyo wifuza ko naza gusobanurira muri video yacu itaha, nacyo cyandikemo ndagusubiza. Reka twirebere rero ukuri kose kuri iki kibazo abantu bibaza. Ese abagabo bakoresha sauna bashobora kunanirwa gutera inda cyangwa se kuba intangangabo zabo mu by'ukuri zabura ubwo bushobozi bwo kuba zakora neza? Reka tubirebere hamwe. Ubusanzwe intanga z'umugabo cyangwa se cyitwa sperms zikorerwa mu dusabo tw'umugabo, kandi izi ntanga zikaba zitanga imisemburo y'ubugabo irimo nka za testosterone. Ni ukuvuga ngo izi ntangangabo uba usanga zifite umwihariko, aho zigomba kuba nibura zifite ubushyuhe buri hasi gato ugereranyije n'ubw'umubiri wose. Bivuze ngo ikigereranyo umubiri wose ushyushyeho, zo zigomba kuba zifite ubushyuhe buri munsi y'ubwo bushyuhe bw'umubiri wose. Niyo mpamvu ziba ziri hanze y'inda mu mufuka nyine w'utwo dusabo. Iyo rero ubushyuhe buzamutse cyane igihe kirekire, imikorere y'intangangabo ishobora guhungabana. Abenshi rero bagahita bibaza bati sauna ubundi ni gute ikora ku mubiri, ku buryo wenda nabyo bishobora kuba byagira isano no kuba izo ntangangabo z'umugabo zakwangirika. Burya umuntu agiye muri sauna umubiri wose urashyuha cyane, ugasanga ubushyuhe burazamutse bukagera no ku ntangangabo. Ibi rero bikaba bituma amaraso atembera cyane, imikaya ikaruhuka, umuntu nawe akabira icyuya. Ariko ku ntangangabo ubwo bushyuhe iyo burenze urugero bushobora kubangamira inzira isanzwe ikorwamo intanga z'umugabo. Ese sauna yangiza intangangabo burundu? Oya, ntabwo izangiza burundu. Reka nkubwire ko sauna itangiza intangangabo burundu ku bagabo bazima, cyane cyane abayikoresha mu rugero. Icy'ingenzi aha ngaha ni igihe ndetse n'uburyo uyikoresha. Ubushakashatsi bwerekana ko kwicara mu bushyuhe bwinshi igihe kirekire kandi kenshi bishobora gutuma umubare w'intanga ugabanuka by'agateganyo. Icyo bisobanuye nuko ingaruka zitaba ari iza burundu, ahubwo zishobora no gusubira ku murongo iyo umuntu agabanyije gukoresha sauna cyangwa se akaba yayihagarika. Dore rero uko sauna ishobora gutuma intanga z'umugabo zigabanuka cyangwa se zigatakaza bwa bushobozi bwazo. Burya intangangabo zishyushye cyane umubare w'intanga ushobora kugabanuka. Intanga nazo zishobora gutinda gukura neza. Ikindi kintu burya bishobora gutuma imiterere y'intanga igenda ihindagurika by'agateganyo. Ibi rero bikaba bikunze kugaragara cyane cyane ku bagabo bamara igihe kinini muri sauna, bakamaramo iminota myinshi cyane, cyangwa ugasanga bakunze kujyayo kenshi cyane mu cyumweru, yewe ugasanga bahita banajyayo nyuma ya siporo iyo bamaze kuyikora. Ahandi baba bumva ko nyine bakeneye kuba bakwitaho ndetse bakaruhuka. Nyuma y'uko rero tubonye by'umwihariko ibyo sauna ishobora kuba yatuma bibaho kuri izi ntanga z'umugabo, hari icyo abandi bibaza bakavuga bati ese izi ngaruka zihoraho?
reka nkubwire ko izi ngaruka zidahoraho, ntabwo zihoraho rwose. Iyi ni inyigo abantu benshi bibeshyaho. Burya ingaruka za sauna ku ntangangabo akenshi ziba ari iz'igihe gito, kuko ubusanzwe intanga z'umugabo zikenera hafi amezi 3 cyangwa se iminsi 90 kugira ngo zongere zikorwe neza. Iyo umuntu rero ahagaritse sauna cyangwa se akayigabanya, ubwiza n'umubare w'intanga birongera bikaba byabasha kugaruka. Niyo mpamvu rero hari ibyo ukwiriye kwitwararikaho kugira ngo sauna uyikoreshe neza, ariko nibe yanabangamira ubushobozi bwawe, cyane cyane mu bijyanye no gutera akabariro cyangwa se mu bijyanye no kuba watera inda nk'umugabo. Sauna rero burya ishobora kugira ingaruka zikomeye kurushaho ku bagabo, cyane cyane abasanzwe bafite ikibazo cy'intanga nke, abashaka gutera inda vuba, abafite ikibazo cy'imisemburo, n'abakoresha sauna kenshi cyane nk'umuco wa buri munsi. Kuri abo bantu sauna ishobora kudindiza gahunda yo gutera inda, ariko ntibivuze ko bangirika burundu ku buryo n'ejo batazabikora. Ku bagabo basanzwe bameze neza, ushobora kwibaza utiho biba bimeze bite? Kuri aba bagabo bazima badafite ikibazo cy'urubyaro, sauna ikoreshwa cyane mu gihe gito. Uba usanga nyine ari ba bantu bamaze kumenya uburyo bayikoresha, nibura bakayikoresha iminota 10 kugera kuri 15, bakayikoresha inshuro nke mu cyumweru, hamwe no kunywa amazi ahagije. Ibi ngibi bituma ya sauna itari bugire ingaruka zikomeye ku ntangangabo. Ikindi kandi umubiri uba ufite ubushobozi bwo kwiyunganira ndetse no kwisubiza ku murongo, bityo umugabo akabasha gukora buri kimwe neza. Ibindi bintu rero bishobora kuba byakwangiza intangangabo kurusha na sauna, burya abantu benshi bashinja sauna, ariko hari n'ibindi bintu bikomeye cyane byangiza intangangabo kurusha sauna, birimo kunywa inzoga nyinshi, itabi n'ibiyobyabwenge, stress ihoraho, kutaryama bihagije, kwambara imyenda ifashe cyane igihe kirekire, no gushyira laptop cyangwa se imashini ku bibero igihe kirekire. Burya sauna yo navuga ko iri hasi cyane ku rutonde rw'ibyica intangangabo iyo yakoreshejwe neza cyane. Inama rero ku bagabo bakoresha sauna nka Physio Rwanda twabagira ni izi ngizi. Niba uri umugabo ukunda sauna, gabanya igihe umara muri sauna, ntugiyeyo buri munsi, ntukajyeyo kandi igihe uri gushaka gutera inda cyangwa se ufite gahunda yo gutera inda. Ikindi nanone ugomba kunywa amazi menshi, ukanaha umwanya umubiri wawe wo kuruhuka ndetse ukongera ukisubiraho. Iyo ukurikije ibi neza, sauna ikomeza kuba igikoresho cyo gufasha umubiri wawe, ntibe igikoresho cyo kuwugirira nabi. Mu gusoza, reka nsoze subiza ikibazo mu magambo make kandi asobanutse. Sauna ntabwo yangiza intangangabo burundu, ishobora kugabanya intanga by'agateganyo iyo ikoreshejwe nabi, ariko iyo ikoreshejwe neza nta ngaruka zikomeye ishobora kugira ku bagabo basanzwe ari bazima. Icy'ingenzi ni ukumenya umubiri wawe, intego zawe, no kugisha inama inzobere mu gihe ufite impungenge zijyanye n'urubyaro. Kanda like, utange igitekerezo cyawe, by'umwihariko tubwire uko wumvise iyi ngingo twabasobanuriye n'iki kibazo twagarukagaho, ukande subscribe kuri Physio Rwanda kugira ngo ujye ubona ubumenyi bwizewe ku buzima, kuko buri kimwe cyose cyatuzanye ni ukubafasha gusobanukirwa. Mwamara gusobanukirwa neza mukaba mwashaka ubuvuzi bubegereye kandi bukabafasha mu buryo bwiza hakiri kare, kuko twamaze kubona ko iyo umuntu yivuje kare abasha gukira vuba.